Muraho neza abakunzi banjye ukuri kutavugwa, nishimiye kujya kubana namwe muri iyi nkuru cyangwa se muri ibi biganiro. Yego rwose ushobora kuba urimo kwibaza ngo uyu munsi tugiye kuganira kuki, ariko kuri uyu munsi tugiye kuvuga ku kintu kimwe gikomeye cyane cyo mu rugo, kubahana hagati y'umugabo n'umugore. Ni ukuvuga ngo abagore benshi bashaka kumenya bati nakora iki kugira ngo umugabo wanjye anyubahe kandi akomeze kubona agaciro kanjye nk'uko byahoze. Ibyo ni byiza cyane rwose, ariko ukuri ni uko kubaha bidaturuka ku gahato, gutinya cyangwa gusaba ko umuntu akubaha. Oya, aho se bituruka rwose aho wibeshya, ahubwo kubaha byubakwa n'imyitwarire ya buri munsi umuntu agenda akora uko bwije n'uko bukeye. Ariko kuri ubonye video usa nkaho igisubizo, usa nkaho ubonye umuti w'indwara yarananiranye. Kubera ko uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu bitanu umugore akorera umugabo we bigatuma yubaha umubano wabo kandi urimo kubahana byimbitse. Niyo mpamvu rero icyo usabwa ari ukurikirana video kugeza ku musozo ukarushaho gusobanukirwa ndetse no kumenya byimbitse. Ndetse byangombwa utasobanukiwe ukandika muri comment kugira ngo tubone dero tugusobanurira ubutaha. Ngara niba munyemereye reka tanye n'ikintu cya mbere mu byo tugiye kuvuga. Na ikintu cya mbere mu icyubaro mu magambo ndetse no mu bikorwa. Ni ukuvuga ngo umugabo wawe ashobora kwagirwa ibintu byinshi cyane rwose, ariko amagambo amubwiye ashobora kumusigira ikimenyetso cy'igihe kirekire cyane kandi kurenza uko abantu benshi babitekereza. Ni ukuvuga ngo irinde kumutesha agaciro imbere y'abandi, kandi ureke no kumubeshyera cyangwa se ureke no kumuseka ku makosa aba yakoze, cyangwa se ureke no kumuvugisha amagambo amutesha agaciro. Ni ukuvuga ngo niba ari ikibazo mufitanye mu kiganireho muri mwenyine, mwereke ko ushaka gukemura icyo kibazo kitari kumutesha agaciro cyangwa kitari kumutsinda. Ni ukuvuga ngo rero kubaha umugabo wawe ntibivuze yuko mwemenya kuri buri kintu cyose mukora, ahubwo mushobora no kuba mutemeranya cyangwa ushobora kuba mutemeranya nawe, ariko ukamubwira icyo utekereza mu buryo bwubaka kandi bufite agaciro kurenza uko abantu benshi babitekereza. Ni ukuvuga ngo rero iyo umuntu yumva ko ashobora kumubwiza ukuri, cyangwa se umuntu yumva yuko ashobora kuba umuntu amubwiza ukuri cyangwa se atamubeshya cyangwa atamutesha agaciro, birushaho kubaka icyizere cy'igihe kirekire kandi kizaramba kurenza uko abantu benshi babitekereza. Nubwo abenshi byatunaniye, ariko bake muri twe barabikora, gusa ugeranije abenshi cyane byaratunaniye. Naho ikintu cya kabiri, jya umushimira mu byiza akora. Ni ukuvuga ngo ntugategereze umugabo wawe akora ikintu gikomeye cyane ubone umushima, ahubwo n'ubuntu buto butakora ashobora kubonamo agaciro gakomeye cyane karuta ifeza n'izahabu. Ahangaha hashobora kuguha urugero rufatika cyane. Ushobora kumubwira ati nishimira kukubona uharanira umuryango, cyangwa se nishimira ko uharanira umuryango wawe, cyangwa mbona imbaraga ushyira ku bintu byose ukabyitaho nk'uko bikwiye. Ariko none aya magambo ashobora gutuma umugabo wawe cyangwa se yumva akora ibintu bitari ubusa, mu gihe abandi babaca intege bakumva ko ibyo bakora ari ubusa. Ariko iyo umubwiye ibi ngibi ashobora kuvuga ko ibyo umubwiye atari ubusa, ahubwo bifite agaciro gakomeye cyane kurenza uko babitekereza. Ariko nanone hari ikindi kintu cy'ingenzi gikomeye cyane kurenza uko babitekereza. Ntugashimire umuntu utabikuye ku mutima, cyangwa se ntugashimire umuntu utabyemera, kubera ko ishimwe rikwiriye cyangwa se ishimwe rikwiriye kurya ukuri. Ishimwe ry'ukuri ryubaka umubano urambye, nubwo abenshi byatunaniye, ariko bibe byiza kwakubaka ishimwe ry'ukuri kurenza uko abantu benshi babitekereza. Naho gatatu, mu abantu baganira ku bibazo byabo. Ni ukuvuga ngo muri iki gihe imwe mu mpamvu ituma imibanire myinshi igenda yangirika ni ukubaka cyangwa se ni ukubika iby'iki gihe kirekire, bityo bigatuma umubano wangirika kurenza uko abantu benshi babitekereza. Ni ukuvuga ngo iyo hari ikibazo cyangwa se iyo hari ikikubabaje, ntukabike inzika ngo utegereze igihe uzamwiturira uwo muje cyangwa se igihe uzabimwiturira, ahubwo byiza muganire umubwire ko yumva naho umushinja amakosa, aho kuvuga uti wowe nta kintu ujya ukora neza kibaho, ahubwo yageza uvuga uti iki kintu cyarambabaje kandi nifuza ko twagikemura muri ubu buryo bwiza buziguye kugira ngo mugikemure mu buryo bwiza butaziguye. Hari itandukaniro rinini cyane hagati yo gushaka gukemura ikibazo no gushaka gutsinda uwo mwashakanye. Gushaka gutsinda rwose aho uwangije umubano wanyu kurenza uko babitekereza, ariko ukuri mu rugo rwiza ikibazo kigomba kuba umwanzi, ntabwo umugabo cyangwa umugore ari bo bakwiye kuba abanzi bakomeye cyane, ahubwo ikibazo hagati y'umubano wabo nicyo gikwiye kuba umwanzi ukomeye cyane, bagashaka uburyo barurwanya uwo mwanzi, ahubwo bakabana mu mahoro bakibanira muri paradizo. Naho kane, muhereza umwanya kandi umutega amatwi. Ni ukuvuga ngo umugabo wawe ashobora kuba afite ikibazo atabasha kuvuga buri gihe, ariko nanone ntibisobanuye yuko adafite itekerezo cyangwa se adafite ibimubabaje cyane rwose, ahubwo jya umwanya wo kuvuga ibyo ashaka cyangwa se ibyo yumva atekereza. Ni ukuvuga ngo yakubwiye ikibazo
ntugahite unira ibiganiro cyangwa ngo umubwiye yuko iki kibazo ari ubusa kidashoboka. Oya, uce umuciye intege kandi kurongera kwiyubaka biramugoye cyane. Ahubwo rimwe na rimwe umuntu aba akeneye gusa umuntu umutega amatwi kurusha uvuga ibintu byinshi. Ni ukuvuga ngo mubaza uti ni iki kikukubabaza muri mino minsi, cyangwa se iki kirimo kukubangamira mino minsi, hanyuma umutega amatwi agusobanurire byimbitse nk'uko ubimubajije. Ntibisaba ko uhita umuha igisubizo kuri buri kibazo, ahubwo rimwe na rimwe kumva umuntu neza igikorwa gikomeye cyane kimwereka yuko umuha agaciro kandi uko babitekereza, cyangwa se kumuha agaciro karuta ifeza n'izahabu. Gusa ibyo ngibyo abenshi byatunaniye bisa nkaho bitanashoboka. Na ikindi cya gatanu, komeza kuba umugore wigenga kandi ufite agaciro ke kwezi kwananisha bitekereza. Iki ni kintu gikomeye cyane abagore benshi bibeshyaho. Kubaha umugabo wawe ntibivuze kwitesha agaciro, ahubwo kuba umugore mwiza ntabwo bivuze kwemera gukubitwa, gutukwa no guhezwa cyangwa se gukoreshwa ikintu cyose ngo umugabo wawe akubone ko uri agaciro cyangwa se uri umugore mwiza kwezi kwananisha bitekereza. Oya, nawe ugomba kugira agaciro kawe, imipaka yawe, icyubahiro cyawe, intego zawe ndetse n'ijambo ryawe, kandi ukarivuga bihagazeho uririnze. Ukuvuga ngo umubano mwiza ugomba kubakwa n'abantu babiri kandi bubahana kwezi kwanisha bitekereza. Ukuvuga ngo umugore ashobora gukunda umugabo we cyane cyane kandi akamwubaha, kandi nawe akamuhesha agaciro kwezi kwanisha bitekereza. Kwiyubaha ni kimwe mu bintu bikomeye cyane abantu benshi birengagiza, ariko nyamara kubana bituma abandi bakubaha, kubera ko ngo yiga kurisha itangirira ku rugo. Kubera ko iyo umugore wawe akubaha nawe ukiyubaha, n'abandi barakubaha kwezi kwanisha bitekereza. Gusa ibyo abenshi bisa nkaho byatunaniye ugereranyije n'ababikora. Ikintu cyo kwibuka, niba ushaka yuko umugabo wawe akubaha, ntutangire umubaza uti kuki utanyubaha, ahubwo abanza wibaza uti ni gute nitwara muri uyu mubano, ni gute mvugisha uwo twashakanye, ndumva nishimiye kumuvugisha, cyangwa se ndamushimira, cyangwa se ndamwubaha, kandi nawe uranyubaha kwenda kwanisha bitekereza. Uko umubano mwiza ntabwo wubakwa n'umuntu umwe, ahubwo umugore n'umugabo bombi bagomba kugira uruhare mu kubaka icyubahiro n'icyizere birambye kwezi kwanisha bitekereza. Mu rugo urukundo rwonyine ntiruhagije, ahubwo hakenewe urukundo, kubahana, kuvugana, kwizerana ndetse n'agaciro mwashakanye. Niba uri umugore ntukagirwe yuko umugabo wawe akeneye yuko yumva ko umuha agaciro gahagije, kandi niba uri umugabo ureba iyi video nawe ibuka yuko kubaha umugore wawe ari ingenzi, nk'uko nawe ukeneye yuko akubaha, kubera ko niba ushaka ko ukora ibyiza nawe uzamukorera ibyiza. Kuko urugo rukomeye rwubakwa n'abantu babiri, kandi batagendera ku kibazo cyo kuvuga ati ndi ugomba kubaha undi, ahubwo bakibaza bati niki twakora kugira ngo, cyangwa se ngo niki nakora uyu munsi kugira ngo uwo twashakanye yumve ko afite agaciro kuri njye kandi karata ifeza n'izahabu. Niba video yagufashije cyangwa kugira akamaro, kanda like, subscribe ndetse kunoza kutanacikwa n'indi video izakurikiraho izaba ikomeye cyane kwezi kwa bitekereza. Wowe se ubona ari iki gikenewe kugira ngo, cyangwa se ari iki gikenewe kugira ngo umugabo yubahe umugore, cyangwa se kugira ngo abantu bakane umubano urambye kurenza uko abantu bitekereza? Andika muri comment cyangwa ukoze ku mutima. Murakoze cyane kujyana ino video, nk'ibisanzwe ni Prince Umuragwa.